aramfata n'abana anjyana mu rugo te narakomeza mu ukuntu ankunda ariko simfite abana babiri arambwira ati ubundi njyewe rega ntabwo nzakwanga n'ibikunda noneho ikintu cyaje gukurikiraho rero sasa ni igiki nuko urumva nari manutse i Kigali nari mfite ubufaranga ndaho mfite abana babiri ndi umusingo mada nyine biraho nyine so rero noneho umutipe nyine dukomeza n'ubundi amapenzi si uko byose byarabaye n'ubundi twakomeza amapenzi ariko nza kumenya noneho ko muri ayo mapenzi noneho ya kabiri nagarutsemo noneho afite fiyansa afite umutwe Jessica mbarasi nguce mu ijambo Jess ngiye kuba ngiye gato bibaye emergency ko ngenda ningaruka mu kanya nkandi kuyongera nzamuye ntago tukuzamura ako god Jessica wamagaye kangaye Jessica zamuka ngo ingo hano ivo nawe ushaka inkuru kuzamuka cyane ikindi njyewe ndi n'umva volunteer hano Jessica myutingura nkubwire nigo ndakuzamura sheri nuza ndata nkuzamura sawa urumva noneho rero umutipe ikintu cyaje kubaho nuko yagarutse arantwara arinda zamuka manza uhagarara naho ngaho usobanura umva komeza story man uri kuturambi uri gutuma nyine abantu barimo baragenda bandogoye so umutipe rero oya story wagira ngo iryohe kuyivuga buke buke umuntu agumana amatsiko umutipe urumva umutipe ukuntu byaje kurangira urumva yaje kumfata nyine dukomeza amapenzi ariko noneho nsanga nyine afite undi musheri ubwo rero uwo musheri uko mwandikiye kuri telefone cyangwa uko tuvuganye sometimes nkajya akora nkabona ikimesaje cy'ibitutsi ugasubira urundi untutse noneho bigenze gute umunsi umwe ndabyibuka nari nicaye ndi ku bukene bwa bundi bw'ubunyereri nta n'igihumbi mfite ndiviriye gusenga urusengero rwo mu Gatsata gutya ahantu gutya ndivira gusenga ngiye kubona mbona message izanye noneho na call y'ibitutsi umukobwa arantuka ibitutsi nka miliyoni njyewe rero nanjye kwihane ryanye ndavuga nti ukanuka kanje ndaje ndikubite umutwe mu manyu sinateze nuriye moto nta n'igiceri mbira umumotari ni ahantu ningerayo ndakwishura naragiye ngenda ntabivuze ngenda nta muntu nabibwiye ndangije ngerayo nkubita icyugi nyine uwo mutipe yabanaga n'abandi batipe bageze nko muri 6 babaga mu kizu kinini nyine ahantu hariya Kicukiro n'ubundi ndinjira amaze kwinjira mfata ninjira nkubita icyugi mu cyumba nsanga abana bari kwinyesebura biyambariye ubusa umenye umukobwa arafashe telefone aravuga nkubita urugi bitambwira nimereza amafaranga arayampa ndagera nishyura moto ndagaruka motari yari yanyinjiyeho menya yaravuga ati uyu mukobwa nagenda ntago ari bugaruka amereza amafaranga njya kwishyura umumotari urumva maze kwishyura umumotari noneho ndagaruka rero buriya tugiye kubyenga iminyagari umukobwa aba aratitiye kuko nyine tipe yaramubwiye ati uyu mugore agira amahane agiye kukunyicana nicyo kibazo arangije nabanje nari mpagaze gaka nananutse byatari nari mpagaze mamukubise umugera ahita ahura n'igikuta mpagaze nkaha wari hari ahura n'igikuta nambaye n'ubusa noneho umutipe atavuga ati rero reka mbabwire mureke twebwe usohoke hano hantu tugende murabona mbana n'abandi bantu na landlord aba muri iki gipangu urumva none reka dusohoke muri iki gipangu tujye kuganira hari hepfo atubwira nyine hoteli iri aho hafi niba ari hoteli niba ari akabari simbyibuka turagenda tujyayo so tumaze kugenda twicayeyo umutipe ahita twicaramo hagati kuko yaravuga ati ibyo byose uyu niyicara cyangwa icara hariya baraza kuzajya bahaguruka barwane arangije yicaramo nyine hagati yacu njyewe nicaye iburyo bwe umukobwa yicara ibumoso bwe noneho basaba amadrink nyine baranywa ngiye nta nzoga nanywaga batangira kunywa amayoga noneho tipe rero umva abatipe bo muri iyi minsi abatipe b'i Kigali tipe baravuze ati rero kambabwira ati mwese ndabakunda wowe uzanyanga aho utaha ndahazi nawe uzanyanga urabizi kwanza wowe Gigi urabizi ko ngukunda urabizi igihe cyose tumaranye n'ibintu byose wakoze twakomeje ndagukunda rero tipe nyine aduhimbira ibicucu muri ubwo buryo
urumva yatugize ibigoryi yatugize ibigoryi tubura n'ikintu cyo kuvuga tubura n'uwo dusubiza tubura n'uko tubigenza ibibazo umutipa ababwiye mwese ati mwese ndabakunda wowe utaha ndahazi nawe utaha ndahazi ubwo rero mwese kwanza ndabakunda cyane nta n'umwe muri mwese wanyanga noneho bati turashize umusaza dukunda twese nyine bikunde bibaho rero nyine adutama amafaranga kandi menshi urumva ko yari umukire nk'uko nabibabwiye adutama inote nyine turagenda ndagenda nawe ahita abwira uwo mukobwa ngo ati ndakwiyamye umva ndakubujije ntuzongere gutuka Gigi n'umutuku uzambona birangira gutyo noneho niba twarishyizemo ko turi aba girlfriend twese ntumumbaze mbega ukuntu byarangiye ariko icyo ncyo nuko tutigeze turwana yaragiye nanjye ndagiye mwishyizemo ko muri abakeba umwe ari umugore mukuru n'umugore muto umugerisha uwo mugore yabona ari kuvira amaso ntabwo yari kunshobora sheri ariko buri uzi ukuntu nari sha amafaranga kuse haroro urumva atarabaye amafaranga bose reka mbabwire ni tekinisiye n'ukuri pe jado n'ukuri jado tapinga bashushu tapinga so noneho urumva umutima yaratubwiye ngo twese aradukunda noneho kandi ntabwo wavuga ngo ngiye ngo mbivuyemo reka bavuze ati mwese ndabakunda twese turumirwa uwo mukobwa nta kintu yari kuntwara kubera yuko yari kuntwara iki ko atari kundenza amabi ni kwa kundi nyine ureba akantu ni kagufiya karaho kananutse mbega ntabyibushye mbega yesu we yayibesha nari kumwica ahubwo nuko nyine umuntu arakaguca inyuma Gigi bari kwasharinga ntibari kwatapinga nibatapinga bari kwasharinga gusa amanuze live bari kwatapinga mutapinge ngomeze inkuru bari gutapinga babitangiye so noneho rero ndangije ikintu nakoze narihagurukiye nyine ndigendera twese adutama ibifaranga kandi byinshi ko yari afite amafaranga turigendera nyine bikomeza gutyo kampamagara nawe akamuhamagara sometimes tukajya guhurira nko muri resitora imwe tukabona umwe araje cyangwa nanjye nkabasangayo mbega urumva twe twaremeye ko twese turi aba girlfriend urumva noneho ubwo ngubwo none se weho n'umukobwa hari igihe mwajyaga munyuzamo mukandikirana cyangwa mugahamagara mwakabaza andi makuru duhamagarana cyangwa tugira gute ntibyigeze bibaho ibyo bintu so noneho rero urumva nari ndi i Kigali ndongera ndahava ndigendera nigarukira muri iki gihugu ndimo ndaza n'undi mama ari igihe kirekire noneho nsubira i Rwanda n'ubundi ndi kumwe n'abana tugiye gusura nyine ndi kumwe n'abana banjye tugenda noneho tugiye gusura famiye n'ibiki kandi nzahamara igihe kirekire nk'amezi 2 noneho nibwo namenye ko ba bantu noneho bagize gute bafite mariage bafite ubukwe kandi ni ukuvuga ngo muri uwo muryango ni njyewe bari bagize gute ni njye bari bazi uriya mukobwa ntabwo yaramuzi ko umuryango we wose warunze cyane noneho rero ndangije nsubiyeyo menya ko afite ubukwe yatumye abasista yatumye abantu bo mu muryango wanjye ko bari bamuzi nyine baziranye barangije barambwira ati rero jisite wawe afite ubukwe navuga niyo ndabutashye tasa rero njya mu bukwe jisite atabizi ko ndi butaha ubukwe ntabwo yari abizi ko ndi mu Rwanda nambara neza nk'ibisanzwe nk'umuntu utashye ubukwe ndangije njya mu bukwe maze kujya mu bukwe ndagenda urumva n'abatipi bose biganaga nawe n'abandi bantu bose like inshuti ze zose abo bakoranye abo biganye iwabo umuryango wose ku buryo yari afite brother uba muri Congo yarambonye wait what si wowe wakoze ubukwe na Justin se nese Justin umugore afite n'inda n'ubu uzi ko twari tuzi ko ari wowe navuga ni ntago ari njyewe noneho urumva ko abantu baba bari muri protocole nabo biganye ababa bari mu bintu byose hangaho muri ubwo bukwe kuri sale nta bantu nyine bose biganye nawe bagize gute urumva no gusezerana nari impari ndanabafotora ngira gute ariko mbona umugore umutima uhise umujya mu nda ati yanda iraje wa mushenza araje mu bukwe yabibwiwe n'iki ndangije turagenda nyine tujya mu bukwe ubwo muri sale nyingera kuri sale banyicaje imbere like abageni bari hariya nko kuri podium like yari sale ya Kicukiro abageni babaga bameze nk'aho bari hejuru twebwe tumeze nk'abicaye hasi y'abageni ariko nyine batwitegereza neza batureba nicaye imbere ngiye ko nambona tipa atangiye kubura amahoro akajya yicara akareba uku akongera akareba uku akongera akagira gutya navuga nti harahiye tipe sibwo atangiye kurira ararira nk'agahinja ari kuri high table atangira kurira
ibaze noneho umugore arabibona ahari abona yuko nyine hagiye gushya. Urumva ahari umugore abona ko hagiye gushya, arangije ikintu yakoze ni iki, yaravuze ngo yahise asaba nyine ko we n'umugabo we bahaguruka. Sinzi mbega ukuntu babigenje ko nese mbona barahagurutse batangira kubyina baririmba ngo kuri isaha no kuri uyu munota. Iriya ndirimbo Yesu we baba bayishyizemo, baba batangiye kuyibyina n'ibiki byose, ariko aho nicaye hariya numva umutima nyine utangiye kundya. Noneho abatipe nabo bareba uriya mutipe, umwe araza aranyungura arambwira ati urukundo uyu mugabo agukunda kuva yakubonye ubukura buzambije karabaye agiye gushya. Noneho mbonye ukuntu bikomeje kuba bibi cyane, ndangije njyewe ku ntebe nari nicayeho ndanyerera mera gutya. Urabona ko kundi ugira gutya ukaryama kugira umuntu uri imbere mbega atakubona, nyine mera nk'umeze gutyo. Mbonye byanze neza burundu, uziko tipe yashakaga no kuzajya haguruka ngo arebe gutya kandi ari umugabo w'umugeni, kamere nk'aho ari kunshakisha. Mbonye byanze biri kuzambana arasohotse, mva mu bukwe nigira hanze njya gutera nyine story n'aba batipe bari kumbwira nyine se kuki utari wabitubwiye ko uzaza mu bukwe n'ibiki ntabwo yarabizi ko uzaza. Nambwira nti ntaribi, nasanze invitation mu rugo yaratumiye bano mu rugo ntabwo babonetse, ninjye nabonetse, rero it's okay. Twicara aho hanze tugira gute. None aba batipe barambwira ati rero ahantu turi butwikure ahantu bageni bari butahe naha hafi, mwe twizamukireho n'amaguru, si ngombwa ko turi butega amamoto cyangwa tugenda n'imodoka kuko ni hafi, twigendere. Turagiye tujya gutwikurura. Tugeze mu gutwikurura dusanga haruzuye gutya nyine, tubura ahantu twicara, abageni bari bamaze kuhagera. Tubuze ahantu twicara n'undi twihagarara hanze, nabo biganye n'ibiki nyine utangira gutera story n'undi nk'ibisanzwe. Nabonye nyine bitinze bari gutwikurura n'ibiki byose, mpita nifatira akamoto ndabwira abatipe ntero burije mureke nta nitahire ubukwe burarangiye n'ibiki n'ibiki. Nkimara kurira moto umutipe yahise ampamagara nabwe ni we umugeni umutaye, haro sheri kuki utari wambwiye ko utaha ubukwe, erega ibintu nabikoze kuko udahari. Ndavuga nti toka shitani. Ubu nyine umugeni se bambarangije se kuba twikurura ati mbabarira ibyo bintu wibimbaza ati numvaga no muri sara atari ngewe, ati numvaga nta hose, ati ubundi kuki utambwiye ko uzaza ko ari we nari kuba nashatse. Mwana yanjye ngera mu rugo mbiganiriza abasista, mbiganiriza ababyara banjye, barambwira bati harahiye uyu mutipe mubroke ubega ukora ikintu cyose ku buryo atazongera kubona. We uzi ko twamubrose bikanatuma twimuka kugira ngo tutamusenyera. Twarimutse ahantu twabaga ndanamuboroka kugira ngo byibura tuze. Nawe tekereza umuntu arimo arambwira ngo ejo tugomba guhura, ngo ejo tuzahurire mu mujyi, ahantu twajya duhurira muri cafe ahantu. Arambwira ati ejo tuzahurira, se umugeni uzamusigara cyari umugeni nibwo ugikora ubukwe, ibintu uri kuvuga ntabwo bibaho. Ubwo rero nuko nyine byagenze, tipe nyine ndamuboroka sinjye wahera. Nyibukije umuntu w'igikoni.